14? Inna lillah. What? Ahubwo naho bari baratinze kumufunga mane iyo mbwa y'umujura n'umusinzi n'umusambanyi niki. Jesus! She's what? She's pregnant. Inna lillah. Funka Josi, no, okay, Yo kapo gengo wanje ngo nigutese ewa nangira abizi fo karitse nyine ho mu genge yanje niyoboza meto fo nkukwimanukira nkikoma kwima bareze nyine urabizi mbikora genge umva nawe fo super yoroso gukana uba naje nahagaze yo reba ariko bana ndakubona ci yo fo mu magambo shamani cyo ngira icyo mvugana nawe koma n'ubundi mani temusi wazi tusema amazi ubwo surumva wagishira ngero umuzigo mani twimanukira ariko mani usiga warambereye imbwa nawe ko nta cyane ubunyeri kuriho gabanya gutamu mani ugira ikintu mbwira yo sheri wa bien ndagukunda cyane hapi nago wandusha nukuri pe subisiyemeza nakurusha niki reba ukuntu mba nkufashe buse n'umuye mundi muntu nafata gutya ubwo se tuvukisha ko cyane pe ntago mbeshya ntago mubeshya ndagukunda jye uko seriye bana Dindira tugende nkumurikira akanyabwa kanje ku magaragara. She's what? Ewa namaze n'imisi nakanagira nakagori ngo kane kumusumari kanyambika ipine fo tugende nkakumurikire. Nirenge Freeman. So mwizere man. Tugende wowe. Wowe mwizere? Nyizera wowe. Kamwizere ko tugende. Tugende we bana nkupiyoze ngo ni iki kamugigenge OG. You know what I need to tell you? Tugere utumugwanga nyene tumugwira byukuri. Ibyo ndabimenyere by'abateka mutwe nkamwe. Orosha ndakwemeza. Oya nyemeza mbirebe nye. Chérie wa bien. Yes. Hahandi twigeze guhurira. Sawa nta kibazo reka nzima gusanga ndi kumwe n'undi mutipe. Sawa. So, you know what I need to tell you? No GCSE. Yo chérie wa bien. Meze bite? Chama wanjye ndakeka noneho by'ukuri ku mugaragaro OG ngo nopiyora ngo ni iki ndasufata ji. Cyane kinameze neza bane. Shatse ko ngakari kibagazeho. Are you sure man? Ntabwo bopiyora zakantu banegamiye. 14 Jesus is Lord. Ko ufite cyane kimeze fresh. Ya ni ibi ngibi ni ku mugaragaro nicyo najabuye mwereke. Reka twikore twisubireho umuntu we yicangiye nyine agiye wabye mu kazi. 14? Inna lillah. Petit frère agaza kaninja kabisa karenze kikaranda kamutwaye. Kibazo no kumenya aho gataha. Ya bro ndakeka upiyora ngo ni iki? Ntacyo shiringa itahire. Ubwo ngubwo nyine turikumwe. Jama bo tutahe bana. Reka ibitipe by'imisambwe nyigize. Ntabwo nyibize. Are you sure Emmanuel that she's pregnant? Mo sọ fún ye pé kó jẹ́. Bro wakaje tukagenda se. Kampanze ni kamuririsha. Bahanguka mani tuje. I'm coming. She's what? Funke. It's the motherfucking Eagle. Kizibite no ka utahana habonye. Ubwo ngubwo nyine gahunda ni yayindi. Ngomba kumubona tu. Ukabi nakeza. Are you sure Emmanuel? Nibyo nahoze nkubwira kandi ko kari kumfata mu ntoki nk'agatsima fo umva nawera ntari bwo reka nitangire ubwo nyene turi kumwe kabisa. Sawa nyi. Ewa. Operation karahabutaka tu. Kanze nshaka ikijama kinkorera umuti. Ruhabya shetani ndamubonara. Ariko reka ngereyo nubundi ngukoze yamariramo. Ewa ndani ngo nizugomeze imbere nabi pe se koko no izina ubushome ndaza kubukira.
ruhabya yo man nze bite ruhabya shitani meze neza wana ariko sinza rufite noneho ndabona no mu magufi igira muto meze nabi ubushomeri n'ubushomeri pe bano ngubu hanga ni ikibazo mu stomash wangu sinzi wahagukira kane wagikora ariko uri umukene wacu ungire neza pe ubu ngubu se koko n'udukaro twabuze pe nko nokore asana meze ngute nawe koko gira uko bigenza ntarebe ayo kiraka cyo kirari kandi amafaranga n'imbere ntari udukaro nitwo tuza mbere cyaka gitese ute wangu nyine kono gahunda zimeze hari cyana nabonye ahantu kibe ndashaka kuza kumpamagara ntambwe ko ari kukica reka yakanye n'ibyo byose kwicaho nanjye urabizi kwita sinjya mbijyamo je ndashaka kuza kumpamagara urundi muntu ukahamagara umbwira amakuru yo ko bamufunze n'iki nawe urabyumva Jesus! She's what? ubwo se nihe mpamvu ngo impamvu nyine cyo cyane urabyumva je ntakibonye numva ntakayemo ndashaka kugishyira hano tu kubera iki se nyine uyu mubwira amagambo nyirizina ngewe ntago ndabona ko nyinjira papa wanje none se ngo nihe mpamvu ngambwire ko bafunze n'iki byo ngewe no kugira ngo mwumvishe ko umutipe bari kumwe ari ibanye mbega ushaka kuraga papa yes ni wumva Apostle we have this. Namba ni yandi simva ko tangiye kugira ubwenge sawa ntari ubwo sawa nyine bwereka ngende gahunda ni yayindi sawa sister imeze bite fresh wanjye kamena atari ubwa mbere nkubonye se wari kubona bwa mbere mbonye wanjye ndabona atari ubwa mbere nkubonye Jesus! gusa nyine ndikubona ari neza tu ngize ngo nabyo ubona Allo? Meze bite? Numukora polisi muvugana. Nagira mubwire ko witwa Sikayi iko. Yego. Naho kandi afungiye ku sitasiyo ya polisi. What? Sha ahubwo naho bari baratinze kumufunga mane iyo mbwa y'umujura n'umusinzi n'umusambanyi n'iki. Jesus! Bazira ko. Bazi yo dabwenge no gucuruza abana b'abakobwa b'abandi. Sawa mumushyire hafi aho ushaka mute muri wese. Oh no! ese manu mu bintu numvishe nibyo cyane rwose akura mutipe ni Sky to nawundi ura mutipe n'umutinga n'umurezi nimbwa uriya namugurije n'amafaranga n'ubu ngubu namusengeraga kugira ngo amafaranga yanjye nafite nago ndo kumujyana mu rukiko ariko nk'ubu ngubu nkanje udamutse nkunze none size nje nago urukundo rwese apana kwirirwa ukonde mbwa nkazira zirirwa zigenda zihiga zishakisha ukuntu yambeshye ko afite imitungo numva babaye cyane se umusheri akira ngo cyane neza tu bariho Tyson yego mabiboy cyo menya kuri inshuti ya mudugudu ibintu nk'ibyo ngo kwikoma kuvutura ibinyafu oya hato bakunzanira nzagutambika ngabanye Feris zigabanya ahubwo ngiye kanjene nje no gutegura hano sawa baberekeye Shadi bundaki ako ntabwo yaretse cyane magaze inarira aho subiza aho sababu ndaki ni cyana ni higiki wallahi none ndumwe hasi cyane pe ako kamanze nisiga nakantu noneho ye gusura urwana rwanjye ni ibiki gende niryoshye rwibaza impamvu magaza akayobeto ariko nobo kape bande mugisha urwana Hello baby Holmes umva She's what? nyine gukora byatarisha amazi igendya ibigori gusa pe sawa nacyo kandi nireye no ku makaro shiri nari mukumbuye nanjye nari mukumbuye siko wabuze wapa ubwo wowe warabuze se wamburiye ahantu hose muri make ndi byose cyane rwose kuri wowe gusa ariko oya none wasanga hari abandi ntawamenya cyane wowe gusa maze Imana ishimwe none se ibikorwa bisa n'ibihe yego ko byose byose
kubera ko nari nkukumbuye ngira umube sheri iraryoshye ntabwo yakurusha shamana yanjye ikintu nifuza guhorana nawe iteka ryose turi kumwe duseka dukina utuntu nanjye ndabyifuza bamwita twadushyi ku matama ni iki sibyo muri igihe kizajya yego yego sarabura ngiye kindimukira ntabwo ari kinini cyane sheri amakabiri It's what? Funke! ibintu byiza cyane rwose guhorana nawe n'ibyishimo gusa tu ariko nibyo none se be bishatse ahantu twicaye tuganiraho gake ari hano nari ngiye kujya mu karori bantu nyine n'iki cyangwa se nta kibazo bicerera Jesus! You know what I need to tell you? Cherry. Cherry nyuma yawe. Ego. Cyagiye wanyegamiye neza. Siko numva nshaka gufata. Ari nkumbuye byatari wumve ngo urumva. Tekereza byonyine nahitaga mbira icyokera. nanjye nari nkukumbuye Wari unkumbuye? yego Bingana ute? cyane ntabwo namenya ukuntu bingana gusa nyine ni cyane Ntabwo. Shansa mbeshye nagukubita ikintu bita ikinyafu. njyewe ntabwo njya mbeshya Unadai wivu ama unadai hits sana siko sure hata kama je unapata picha wako nawe urabyumva Ese wamurera ikira? yego wakibona kibaye Wakimbwiye se nkaziri. oya gihora wirinda kugira kitazaba Cyambwiye utuntu twiza tu. Shingaho dore amasaha aragiye. yego Nacyo ushaka umusezera gitahe sibyo? Ubundi tuzongera dusubire akaganiro kacu. nta kibazo Bahaguruka insitsi. yeah alafu mwanaume mzima Instagram na mafilter unadai wivu ama unadai hits sana siko sure hata kama je unapata Bye. She's what? She's pregnant. inarira Funke just simu okay today. She was pregnant. Hey! Tell me. Funke! She's what? Pregnant? I want to hear of this. Yewe, salama chi. No mteka. Fasha gato kintu. yola Yo, what's up guys? comment share like utibagiwe ukandi no kunzogera aho bire wondi kubikubwira ukagenda ibintu by'imikino kandi akunzogera ubundi wisekera imbavu uzizirika imishumi Kandi wibike no gukora subscribe kuri channel yacu. Cisha make. Yeah.